umuntu yarazaga akambwira ati rero biriya bintu wakoze ni amakosa. Yego. Nanjye nabitekerezaho nkumva ni amakosa bitewe n'uburyo bari kubimbwiramo. Yego. Ati rero dukwiriye gukorana ikiganiro uvuga gutya na gutya wisobanura ku byabaye. Abanyarwanda bataza kugufata gutya na gutya bakagufata nk'ikigenge cyangwa nk'ikintu kiri aho ngaho kitubaha kidaha agaciro igihugu cy'ikigenge kiri aho. Yego. Bakaza muri iyo sanse bambwira ayo magambo. Nkabaha inkuru bakigendera. Yego. Bagacuruza. Niyo mpamvu nakubwiye ngo muri abo bose bahabwa inkuru ari n'abakoresheje vava nta wigeze asubira inyuma ngajye kureba abo bantu bakoze ibyo bamukoreye umunsi urya kirya gihe bamuhaye views kirya gihe baracyariho barahumeka. Yego. Kure gushyiramo ubumuntu mbere na mbere. Yego. Mukamenya ko umuntu mugiye gukoraho inkuru nawe ari umuntu. Mukamenya ngo ese iyi nkuru ngiye bayimvuzeho byagenda gute. Naguma ndi uwo ndiwe cyangwa hari icyo byanyangizaho. Yego. Kuki wangiza umuntu ubizi neza ko ibyo ugiye kuvuga nawe babikuvuzeho byakwangiza. Nashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane wihangane kandi ukomere mwisi niko bimera uyu munsi birakunda ejo bikanga umunyarwanda ati bucya bucyane and of course nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo ni mwebwe mudutera imbaraga kandi n'ukuri Imana igibaye imigisha myinshi koko itagabanyije nge niwe Jean d'Amour kuri kamera zacu turi kumwe na Pierre mwamenye cyane avuga ati Pierre urasubiramo ntago nsubiramo niwe turi kumwe kuri kamera nyuma y'igihe kirekire mutamubona mwitangaza makuru twe twamuzanye uyu munsi tugiye kugana nawe birambuye turaganira ku buzima bwe muri rusange turaganira ese abayeho gute n'ibindi Pierre tuwaye ikaze kuri DGTV show. Ndabashimiye kubwikaze mu maye. Ndabashimiye kandi cyane. Nari maze igihe kinini nyine nagaragara mu itangazamakuru. Yego. Nongeye kubitaba ngo tuganire. Murakoze rero kubwikaze mu maye. Nawe urakoze urasubiramo. Byo ngibyo namaze abantu impaka. Namaze abantu impaka. Uraza kongera ijwi. Namaze abantu impaka kuko nasubiyemo tu. Nasubiyemo mama n'umugore ndamutaha. Yego. So amakuru y'ibitses. Makuru yo ni meza urebye. Nta bidasanzwe. Nakomeje ubuzima bwanjye busanzwe nyuma ya ziriya nkuru. Yego. Amakuru ni meza mbese nawe kubibona urabona ko amakuru ari meza. Ntago ndwaye ndi muzima n'umuryango ni muzima. Yego. Twese turi amahoro mu rugo. Mwaribarutse? Umwaka urarenze dushinze urugo. Urumva aryo bose turi mu kwa munani. Turi mu kwa munani ku itariki 20. Twashinze urugo mu kwa 7 kuri 27 z'ukwa 7 k'umwaka washize. Haciyemo amezi make yagera nko muri 3 twibarutse. Ni musubireyo nta mahwa. Ni hungu ni kobwa n'umusirikare. Ni hungu rwose. Ni musubireyo nta mahwa. Ayo makuru rero afite. Ese abayo. Inzira utaracamo uvuga ko nta mahwa arimo. Ibyo twakuze twumva umubyeyi aravuze ati ni musubireyo nta mahwa nyine ni umuco. Kwabaga ari ukwifuriza abantu ibyiza mu bijyanye n'umuco nyarwanda nyine buriya iyo umuntu yibarutse. Yego. Umuntu amubwira ngo usubireyo nta mahwa mu rwego rwo kumwifuriza ko yazongera. Ntabwo biba bivuze ngo asubire yako kanya. Nawe urabizi urugendo bifata kugira ngo bigerweho ntago ari iby'ako kanya bamwifurije ko yazongera. Niyo mpamvu bavuga ngo usubireyo nta mahwa. Umubyeyi niyo yajyaga kuguha umugisha no mu ndirimbo z'ubukwe ujya ubyumva ngo muzabyare hungu na kobwa. Yego. ngo muzagire urugo rwiza. Urumva nyine ko
kubyara muri rusange hari ikintu biziho nyine gitoya ariko buri uzabisobanukirwa bya nyabyo nawe nugera ikirenge mu cy'abandi. nabuze umugore ubwo se abakobwa bazarira ko babuze abagabo n'abahungu barere ko babuze abagore, urumva byahura. buri muntu arira ikibazo cy'ingeye nabuze umugore rwose. sinzi ntago mpamanya nawe ariko si cyangwa wenda ni igihe kitaragera. yego nta giti kibura inyoni kigwaho buri wawe nawe azagushikira igihe kimwe ubundi bicemo. ubu urataha ukabona amanitse akaboko avuga ati papa nyine ntiyari yatangira kuvuga ariko nuko n'ibimenyetso bikwereka ko karacyari akabebe gatoya. gusa umwana buriya yari mu biganza by'umubyeyi uko biri kose yego abasha kumenya ko ari mu biganza bizima byiza bimufite. urumva impuhwe za kibyeyi we umubyeyi we aba amufitiye biba bitandukanye n'undi muntu uwo ari we wese wamuterura. rero arabyumva arabimenya buriya koko ngo umwana buriya atangira kumva akiri mu nda. yego uzabyumva baha impanuro ababyeyi n'iki ko umwana muto igihe n'umugore atwite yego uba ugomba kugira utuntu turirimba umuririmbira n'iki kugira ngo muri ya minsi 1000 bavuze hari ibyo uba ugomba gusabwa gukorera umudamu wawe kugira ngo uwo mwana azabashe kuvuka neza gukura neza mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. yego kuva uwo mutimanama ntawo ngarutse kuko hari ibyo ndimo n'ubundi bizagira aho bihurira n'itangazamakuru. nafunguye YouTube channel. yego ni byinshi nteganya gukora imbere nk'uko nari nabisezeranyije abari bankunze, abari inshuti zanjye, abari abafana. uretse ko ngiye muri iki gihe nta nubwo nkeneye abafana, nkeneye inshuti z'akadasohoka, nkeneye abakunzi, inshuti. ku bundi ntago aba bose iyo baza kuba inshuti cyangwa abakunzi ntago bakaba bamara igihe kingana gutya batazi inshuti yabo cyangwa umukunzi wabo uko abayeho cyangwa uko ameze. yego abafana rero ni babandi nabonye bari abafana. ni nk'uko uhagarara hano ku muhanda batangaza itangazo ko amagare agiye guhita ukahagarara utegereje kubona uwa mbere, wamara kumumenya ugahita wigendera. uwo ni umufana. ni ukujya mu kibuga utegereje kureba itsinda, yatsindwa ugataha. rero abo si bo nshaka. ndashaka bumva baba abakunzi bakaba inshuti za nyazo, zajya mu makomenti zikangira inama zikavuga ati aha naha haraburamo iki, ongeramo iki cyangwa kuramo iki, ibintu bikagenda ku murongo. hanyuma Pierre mwamenye cyangwa mwakunze ntazime ngo agende nk'uko ngagenda ahera. nicyo nifuza ku banyarwanda bamenye n'abandi bazamenya. iyo message ubundi niyo numvaga y'ingenzi kurusha ibyo kuvuga ngo gusubiramo se n'iki cyo. yego kuba leta y'u Rwanda yarafashe umwanzuro ko nta muntu uzongera kurahirira ku ibendera ry'igihugu, ahanini bituruka kuba bamwe mu bantu bararikiniragaho cyangwa baravugaga amagambo atandukanye nayo bari kubwirwa. muri icyo cyiciro akaba ari wenda ariho we wagaragayemo. ubitekerezaho iki? ibyo ngibyo niho byivugiye ko biri mu byatumye barihindura, kuko bajya kurihindura ntabwo bigeze batangaza icyatumye. yego ariko ahanini bivugwa yuko ari impamvu, yego ari impamvu z'abantu bakomeje kugenda barikiniraho, niko nabyita. mu bantu bakora muri minisiteri ishinga amategeko nimba ariko bayita, sibyo? ntawe wigeze ajya kuri YouTube channel cyangwa se ngo ajye mu itangazamakuru yego yemeze avuge ko iryo tegeko rihinduwe kubw'uko hari abantu barikiniyeho. yego ibyo rero nimba ibyo bitarabaye, nimba bitaravuzwe, amategeko ahora ahinduka, ayandi ahora yongerwamo bitewe n'ibigenderewe na leta. sinyikoramo nta nubwo nkora mu mategeko, sinzi ibigenderwaho bajya gutora itegeko runaka. rero babikoze kubw'impamvu zabo bwite cyangwa se kubw'impamvu z'igihugu. kwanza nta nubwo ari impamvu bwite, ni impamvu z'igihugu. yego sibyo? izo mpamvu rero
zizwi n'ako kanama cyangwa se n'abo ngabo bashyiraho amategeko nyine. yego nta muntu wajya hariya ku karubanda ngo ahamye ashize amanga ahagaze ku maguru y'abiri avuge yuko bahinduye iryo tegeko kubera yuko hari abantu bagaragaye bakinira ku ibendera ry'igihugu. yego uko niko mbyumva. aramutse ari byo haramutse ari byo ngiye kugira ngo nemere ko ari byo nuko bariya bo ubwabo bajya hanze bakabihana. yego abashyiraho amategeko ntabwo umuntu runaka yaza abinyumvisha cyangwa abinyemeza. Igihugu cyacu gifite amategeko kigenderaho kandi aboneye. yego anyuze anyuze mbese areberera buri muturage w'igihugu, bitavuze ngo ni umwenegihugu gusa, buri muturarwanda. none se kuba bari bujye mu igazeti y'amategeko bakavuga ngo umuntu uzongera iki tukigize icyaha uzafatwa akinira ku birango by'igihugu cyangwa agira gutya na gutya, bakagira uburyo babivugamo, bagashyiraho itegeko rimuhana. ntabwo byari gukunda batarikuyemo. byari gukunda. nese nimba byari gukunda, hari ubwo ari byo bakoze, barikuyemo barikuyemo kwanza, sibyo? kuba bararikuyemo rero birashoboka ko babonaga bitanakenewe. yego sibyo? ese ukimara kuvuga ririya jambo cya retrendinga cyangwa se ricicikana ku mbuga nkoranyambaga, of course abantu bose bakabona yuko wasubizaga umuyobozi wagusezeranyaga w'umurenge, hari inzego zigeze ziguhamagara wenda ngo ujye gusobanura kuri ibyo bintu? nazo ibyo nagiye mbivugira aho nagiye nkora ibiganiro hose, kuko hari uwagize gutya akora inkuru muri ba bandi nkubwira bagiye bakora inkuru tutanavuganye, ashyiraho ifoto ya muzehe, ashyiraho iy'uwaribu, ashyiraho nanjye, ati Pierre ari mu mazi abira, aribu yabyinjiyemo. yego ariko pe uretse no kuba hari na gitifu w'umurenge na Munyesi baho ntuye turaziranye, nta wigeze aza kumbaza ngo burya bya bintu wavuze rero urakenewe aha n'aha ngwino ugira ibyo usobanura. yego ibyo rero ni nayo mpamvu mvuga ngo ntabwo twakwemeza ngo bahinduye itegeko kuko hari uwagize ibyo akorera ku ibendera. babikoze kuko babonaga biri ngombwa, barikuramo wenda bitewe n'impamvu ko babonaga bitanakenewe cyane. sibyo? ibikenewe cyane leta yacu irabibungabunga ikabishakira ibibasha gutuma bihagarara byemye. uri kubona insina yo yajeho igitoki kinini ku buryo umutumba wacyo utabasha gufata ibyo biro byacyo, kandi icyo gitoki kikaba kitarakomera. kugira ngo gikomerere ku iyo nsina itaguye, bashyiraho ikintu bita urwego cyangwa inkingi bitewe n'agace. rero ntabwo wavuga ngo leta twebwe abaturage twarayigamba, ubwo ni nko kuvuga ko twagamburuje leta ikagira itegeko ikuraho ko oya. aho nanone haba harimo bya bintu byo kutugonganisha. siko biri. bo bafite impamvu z'igihugu bakoze ibyo bakoze, kandi nta n'uwigeze adisikita ngo avuge yuko ibyo bakoze bitari byo. byanga bikunda uriya muyobozi wagusezeranyije byamugezeho, ni n'ikibazo kibanziriza cya nyuma. wigeze utera intambwe ujya kumusaba imbabazi, nubwo wenda kuba warabivuze ntibimugeraho nyine ntago yabyumvise, ariko se nyuma yo gutrendinga nawe akagaragara bikanagaragara ko ari we wasubizaga nubwo bitamugezeho, wigeze utera intambwe ujya kumusaba imbabazi cyangwa se no kumuhamagara bitewe? nta nimero ze nagiraga. nta nimero ze nagiraga, kandi n'ubu nazongera. yego rero umuntu asaba imbabazi biba bisa nkaho uba uri kwemera icyaha.
kandi mu by'ukuri nawe ubwe uko abizi uramutse umutunze mikoro yakubwira ati ibyo bintu nubwo nabibonye hanze ntabyo nzi. yego, kuko kariya kantu kakozwe gasubirishwa, ibaze ko ngewe bavuga ngo sinsubiramo ariko bo bagasubirishamo inshuro zingahe? 2 niba atari 3. yabaye 3. 3, yego. rero kereka nyine nuko iyo bigeze hanze bikubitana n'abantu batazi ibijyanye n'uburyo mukoramo ibintu byanyu, babibona bakagira ngo koko twaratonganye, itarigera yinjira ku butaka bw'Uburusiya byibuze ngo nayo ikorereyo igitero runaka, sibyo? yego. ariko ubu ngubu Uburusiya wa Ukraine igiye gukubita ibyumweru 2 nayo ifite igice cy'Uburusiya yafashe iri gukontorora. yego. urumva rero, urumva intambara yatangiye iri kubera muri Ukraine imyaka 2 yose igashira, ubu irimo irahindukira ikagaruka no mu Burusiya nabo ikabera ku butaka bwabo. yego. rero muri uko kugaruka nanze kugenda nk'ikigwari. yego, uragarutse kuko mu bantu nubwo harimo abanteye amabuye, hari n'abashyiragamo muri komenti bavuga ati nibakureke bakurekera urugo rata uzagira urugo ruhire. yego. mbese banyifuriza bya byiza, sibyo? rero naricaye ndatekereza ndavuga nti uwanshyigikiye wese nkagenda gutyo nabamutengushye. yego. ese nyakuri ni iyihe mpamvu yatumye usubiza uriya muyobozi ko udasubiramo? no, natekereje yuko ibyo bintu twabikozeho ibiganiro bihagije, ntabwo ari ngombwa ko tubigarura mu matwi y'Abanyarwanda. bumvisha ibihagije kuri iriya nkuru pe. hari n'ibyo wahimbiwe we mpamvu? hari ibyo nahimbiwe, bavuga ko gitifu yari umuyegisi wanjye, bavuga byinshi cyane, biraza binyituraho, ariko nta mpamvu yo kugarura biriya byo kuba byarabaye kandi byaranarangiye. yego. nyuma yo kubivuga kwa sobukwe iwanyu, inshuti babyakiriye gute? ntabwo babihamya, nta nubwo babyemera ko byabaye, kuko bo ibirori nyirizina byabaye bahibereye. yego. amagambo yahavugiwe barayumvise. yego. uko nabisobanuye ko ari akafashwe na kameramani, na ibi bikamera byanyu biza bidukoresha amabara. yego. na rikoda ziwe ari gitifu nawe ubwe ntiyabyumvise. wowe wabwira gitifu ariya magambo mukajyadiriya kuri hanyuma akarenzaho akagusezeranya se akaguha umugeni? biragoye, ntabwo byashoboka kwanza. wivuga ngo biragoye, ntibinabaho. hano turi mu Rwanda rufite umutekano, inzego zifite amategeko zikurikiza. wowe ubwawe uramutse unaniranye ari nawe wizanye waraje kubaka serivisi, bajya kuyiguha ukananirana, bafite uburenganzira bwo kugusohora agasezerana ababishaka. yego. wajya kugigira n'umuntu usezeranaga ntabwo ari agahato wanjye. yego. iyo ugiye ugenda wijyanye we n'umugeni wawe. yego. uriya nawe uri hariya ushinzwe kubasezeranya, akora ibyo inshingano ze uko abyemererwa n'amategeko. yego. ubyanze nta mugozi yagushyiramo. ntabwo rero byabaho kujya gutongana n'umuntu ngo umusubize umusubize. none se ni igicucu, nta bwenge agira, ntago atekereza, ntago se yari azi amategeko amurengera, cyangwa se ntabwo bamushyize mu murenge atazi amategeko. nta bushobozi yahawe se. ubundi ubwuzi imbaga y'abantu twari turi aho ngaho tumutegereje ko adukorera icyo gikorwa. yego. twari benshi. njye nari ndetse nari igikisi cyo guhangara cyangwa ngahangana. siko biri. uko ni ukuri. ntiwabishyira mu nyurabwenge ye atekereza kuriya si ukuri. ni za viyuzi zizarikora. yego. uwabidaborinze akabigira uko abigira niwe wari uzi ikizavamo. ko ngiye mbibona bwa mbere ntabwo nabibonye ari nawe ubinyeretse, nabibonye byageze hanze. yego. rero niyo mpamvu mubwira ngo itangazamakuru umwanya umwe
dukwiriye ubundi binabaye ngombwa twabaye turyanga tukariha akato mukabanza mugakemura ibibazo bibarimo viyuzi mukareka kuzishyira imbere cyane mutarebye ubuzima bw'abantu muri kuvugaho. Yego urebye kiriya cyararangiye reka tukihorere. inshuti n'abavandimwe babifata gute? naho imiryango yanjye yo na kwa sobukwe imiryango yanjye yo iranzi niyo yanyirereye. yego ntabwo umuntu wareze wihereye uburere uko biri kose hari ibyo wakwiyumvisha ko yakora, hari n'ibyo bamuvugaho ukavuga ati uko biri kose uwo si uwanjye. ujya wumva umuntu akora ikintu akavuga ati uwo ntabwo ari we nimba ari nawe bampinduriye. rero hari ikintu wabwira umuryango wanjye ko nakoze bakakubwira ati uwo si we, uwo ntabwo ari we wagikoze. rero n'ubu ngubu iyo nkuru ugiye ukayibabwira ngo yakoze ibi bakubwira ati uwo ntabwo yari we, ntabyo yavuze twari duhari. kandi kuko ntawabyumvishe sibye kamera z'abanyamakuru gusa cyane. noneho ikintu kibabaje ni uburyo akantu kaba mugahita mukirukankana mu itangazamakuru mukakazana. yego nka kariya kantu narebye urwego katumbagiyeho ndibaza ubundi aka kantu gusubiramo no kudasubiramo harimo iki? umuntu wagashyize hanze yagashyize hanze ngo gafashe icy'abanyarwanda, harimo ihe nyigisho? ntayo. harimo ikira? ntacyo, nta nyigisho. ku buryo kavugishije abantu bakavuga gusa wenda karatugaburiye. karabagaburiye. nese ko wakavuze se yabikuyemo iki? yarungutse. ese niba yaragashyize kuri shene yiwe? kuvuga uwakavuze yabikuyemo iki? uriya n'uwagashyizeho aho byaturutse. ako mwebwe rero sinzi impamvu mufata amazi ari aho mugahita muyanywa mukayakamya ntimushake isoko y'amazi yari yavuyemo. yego birashoboka ko uriya muntu byagenze kuriya ukuraho y'amazi ari aho hafi akaba ariyo utwara, kandi muri wo umukurikiranye harimo byinshi kurushaho. yego ariko mwebwe mukore ibiri aho hafi nibyo mukuru. ariko mujye mugerageza nimba n'umuntu hari ikintu mumukuyeho, yego mumenye ngo kanaka hari ikintu twamukuyeho, mumenye naho mwamusize rero. none se birashoboka ko umuntu nka Pierre biriya byose byabaye mu gihugu hose ndetse no hanze yacyo iriya nkuru igatereninga kuri rwa rwego? yego nyuma yaho nta n'umuntu n'umwe wigeze agaruka kunsura. nese murumva nta bumuntu nta burimo. ubu mfite umubyeyi. yego abo bose bari banshagaye icyo gihe hari n'umwe nabonye? ntawe. ariko ubu singenda mu muhanda hagize inkuru kubitaho igihuha cyangwa se niyo yaba ari iya nyayo nubwo nabyifuza ati wa mugabo wavuze ko adasubiramo arapfuye, waba ureba ibinyamakuru bizamuka byaza ari byinshi. nibyo byo nkubwira nibyo ndabibona, mbibona kenshi kandi henshi. yego kuri benshi. yego bagenda batuvamo bakagenda nkabona ibinyamakuru uwo munsi viyuzi zabaye viyuzi. kwirengagizwa n'itangazamakuru kandi wararihahiye wararigaburiye. yego byakugizeho ingaruka ki? byangizeho ingaruka zo kumva ndizinutswe, ari nacyo cyatumye mara iki gihe cyose numva ntarigarukamo. ubu rero kuba nagarutse ntago ari uko nje gusaba ngo mumpe ku byo mwavanyemo harya ngo mumpeho. ibyo ni ibyagombaga gukorwa n'umutimanama wanyu. igihe wari umaze uri hiti cyangwa se ugezweho ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube bagukoresha ibiganiro bitandukanye, ubwo ndavuga abanyamakuru b'ayo mashene ya YouTube, wowe byakunguye iki? ikintu nakubwira kiriya gihe navuga ko habayeho nko gufatiranwa. yego uri kubona
kiriya gihe nameze nk'umwana w'igitambambuga utazi ibyo ari byo. yego kuko umuntu yarampamagaraga akamera nk'aho akoresheje siki, nabyita nko kuntera ubwoba, akanyereka ingaruka biri bungireho nintamuha ikiganiro. yego kanyumvisha ko kwimana amakuru kandi nakoze ikosa ibiki n'ibiki biri bube ikibazo. yego nibyo natangireho nkubwira ngo mu bantu nahaye inkuru nta n'umwe wagize icyaha. yego wenda mvuge ngo hari ikintu nakuye mu nkuru natanze, ntacyo. yego ntacyo. umuntu yarazaga akambwira ati rero biriya bintu wakoze ni amakosa. yego nanjye nabitekerezaho nkumva ni amakosa bitewe n'uburyo bari kubimbwiramo. yego ati rero dukwiriye gukorana ikiganiro uvuga gutya na gutya wisobanura ku byabaye. abanyarwanda bataza kugufata gutya na gutya bakagufata nk'icyigenge cyangwa nk'ikintu kiri aho ngaho kitubaha kidaha agaciro igihugu cy'icyigenge kiri aho. yego bakaza muri iyo sanse bambwira ayo magambo, nkabaha inkuru bakigendera. yego bagacuruza. niyo mpamvu nakubwiye ngo muri abo bose bahabwa inkuru ari n'abakoresheje vava, nta wigeze asubira inyuma ngo ajye kureba abo bantu bakoze ibyo bamukoreye umunsi urya kirya gihe, bamuhaye viyuzi kirya gihe, baracyariho barahumeka. yego kugeza n'ubwo umuntu ajya mu bitaro bakavuga ngo ni biriya bintu byarambabaje. reka nkubwire nta kundi ariko niyo mpamvu nkubwiye ngo mu bankoresheje bose, uretse kuba nyine sosiyete yaramenye muri ubwo buryo ntarinzwi. yego nta kindi. kuba sosiyete yarakumenye muri ubu buryo bwo gusuzugura wenda ariko mbivuga cyangwa se kuba warasuzuguye umuyobozi wagusezeranyije avuga ngo urasubiramo ukavuga ko udasubiramo, byakugizeho izihe ngaruka? ese na n'ubu ziracyakomeje? yes, ingaruka zo ni nyinshi kuko ni naho uno mugore yuririye. yego agaragaza ko ndi umuntu udashobotse utumva. yego akora ikindi kiganiro n'ibya mbere byaribagiranye. nujya muri komenti za kiriya kiganiro urasangaho bagiye bamubwira ati ariko wa mugore ugira umuntu. yego bari kumutuka bamuharasi. yego iyo ni ingaruka ya mbere kuko byabaye nk'ibyanduza ngewe. ntangira kugira ibyo nishinza kandi mu by'ukuri nta na kimwe nigeze ngambirira. hari uburyo umuntu aza akakubwira amagambo runaka, yego cyangwa se akayakuvugaho, agahita atuma utangira kwibaza ngo ariko se koko ngo buriya sinaba ndi iki n'iki ari kuvuga nanjye nkaba ntabizi. yego sinaba ndi ikigenge, sinaba ndi ikigomeke, sinaba ndi umuntu yatangiye kukwambura wowe ubwawe uko uri, akakwita ikintu harimo iteshwa agaciro. yego izo ni ingaruka zimwe nakubwiye ngo ibi bintu bijya haha kuri YouTube, n'umwana uba uzavuka n'umwuzukuru aba azabisanga. rero birangiza, ntabwo byabura kwangiza, ntabwo byabura icyo bikwamfegitaho kuri wowe. ingaruka byakugizeho ni iyihe? nizo zose ndimo ndakubwira. yego hari ukuba abantu batambona uko narindi. yego sibyo? bavuga ati uriya muntu ari ikinyarwanda bakunda gukoresha ngo wowe uri umwihanduza cumu. yego yego ariko abantu bagatangira kugutinya sosiyete babagamo, ntibabe bakikwiyumvamo ngo bumve kuri mugenzi wabo. kiriya gihe biriya biba, hari henshi nagendaga nkabura serivisi kubera imbaga z'abantu zahitaga zihurura zikavuga ati dore wa mutipe wakoze amabara. ibyo rero ni ibintu biba bigenda bikaba ku muntu. ariko njye nagerageje nyuma yaho niyimye itangazamakuru ndicecekera kugira bibanze bihwame bituze, nshaka ukuntu nasukura
kuko ibiganiro byose nagiye nkora mvuga uko byagenze, abo nabo bagiye baza bajugunyamo ibindi. Hari uburyo ukubura, wakubura umuyaga ugahita uza, bya bintu wakubuye ukabisubiza aho wari umaze gukubura. Nicyo cyagendaga kimbaho. Atanga ikiganiro hariya navuga uko byangendekeye, uyu nawe agahita aza agakubitamo uruganiro rumeze kuriya, abantu ukaguma ubacanga mu mutwe ntibamenye ukuri kwa nyako kw'ibihari. Yego. None muri make ni iki gituma ufata umwanzuro wo kugaruka ku mbuga nkoranyambaga mu itangazamakuru? Se ubu ngubu sosiyete uyibayemo gute, igufata gute? Ubu ngubu bitewe n'igihe kimaze gutambuka, nisubiriye mu buzima bwanjye bwari busanzwe. Yego. Nikomereza imirimo yanjye nakoraga nka mbere. Yego. Abantu icyo nkundira abanyarwanda bibagirwa vuba. Ntago umwaka nimba ari ibintu byinshi mukomeza mubaha, bihita bibibagiza ibyabaye ejo. Nese ubu dore imbogo ntitwamwibagiwe, hari ahantu akiri kuvuga. Amara ikiganiro cyabaye ibintu ejo bundi byari ibicika ahantu hose ukiritse. Ibyo rero n'abanyarwanda bagiye babyibagirwa gake gakeya, nisubira mu buzima busanzwe ndituriza, niha amahoro muri njyewe. Hanyuma hahita hazamo n'ibyo bintu byo kwita ku muryango n'iki mbabize, bituma nongera kubiha umwanya. Yego. Kwiyemeza kugaruka mu itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, ni no kwiyemeza guhangana na bya bibazo wavuze haruguru by'abakuvuga. Uriteguye? Yes. Urumva, yo utarinjira mu ntambara, yego, ntabwo ubasha kumenya umwanzi. Yego. Ntabwo ubasha kumenya icyo ashoboye. Kandi ikindi buriya ntabwo bivuga ngo umuntu usubiye inyuma wese abahunze. Yego. Hari igihe aba agiye kwikusanya ngo nawe agaruke. Niyo mpamvu abanyarwanda ndabakunda. Hari umunyarwanda avuze ngo niwirukankana umugabo, ujye usiga imbaraga zagusubiza inyuma. Yego. Kuko hari igihe mugera mu ishyamba rwagati akaguhindukirana. Yaguhindukiranye utasize izi kwirukansa ngo usubire inyuma, aragushyikira akagukorera ibyamfurano. Hahandi yahigaga hijanje. Ihiga ihinduka umuhigo. Uri kumva? Yego. Uwaguhigaga wowe ukaza kumusubirana inyuma. Ujya wumva zino ntambara z'Uburusiya na Ukraine? Yego. Imyaka 2 yarishize Ukraine kuva umutima nama ntawo, ngarutse kuko hari ibyo ndimo n'ubundi bizagira aho bihurira n'itangazamakuru. Nafunguye YouTube channel. Yego. Ni byinshi nteganya gukora imbere, nkuko nari nabisezeranyije abari bankunze, abari inshuti zanjye, abari abafana. Uretse ko ngiye muri iki gihe nta nubwo nkeneye abafana. Keneye inshuti zakadasohoka. Nkeneye abakunzi. Inshuti. Kubundi ntago aba bose iyo baza kuba inshuti cyangwa abakunzi ntago bakabaye bamara igihe kingana gutya batazi inshuti yabo cyangwa umukunzi wabo uko abayeho cyangwa uko ameze. Yego. Abafana rero ni babandi nabonye. Bari abafana, ni nk'uko uhagarara hano ku muhanda batangaza itangazo ko amagare agiye guhita, ukahagarara utegereje kubona uwa mbere. Wamara kumumenya ugahita wigendera. Uwo ni umufana. Ni ukujya mu kibuga utegereje kureba itsinda, yatsindwa ugataha. Rero abo sibo nshaka. Ndashaka bumva baba abakunzi bakaba inshuti za nyazo. Zajya mu makomenti zikangira inama zikavuga ataha haraburamo iki, ongeramo iki cyangwa kuramo iki, ibintu bikagenda ku murongo. Hanyuma Pierre mwamenye cyangwa mwakunze ntazime ngagende nkuko ngagenda hera. Nicyo nifuza ku banyarwanda bamenye n'abandi bazamenya. Iyo message ubundi niyo numvaga y'ingenzi kurusha ibyo kuvuga ngo gusubiramo se n'icyo. Yego. Kuba leta y'u Rwanda yarafashe umwanzuro ko nta muntu uzongera kurahirira ku ibendera ry'igihugu,
ahanini bituruka kuba bamwe mu bantu bararikiniragaho cyangwa baravugaga amagambo atandukanye nayo bari kubwirwa, muri icyo cyiciro akaba ari wenda ariho we wagaragayemo, ubitekerezaho iki? ibyo ngibyo niho byivugiye ko biri mu byatumye barihindura, kuko bajya kurihindura ntabwo bigeze batangaza icyatumye rihindura. Yego, ariko ahanini bivugwa yuko ari impamvu, yego, ari impamvu z'abantu bakomeje kugenda barikiniraho, niko nabyita. mu bantu bakora muri minisiteri ishinga amategeko, nimba ariko bayita, sibyo? nta wigeze ajya kuri YouTube channel cyangwa se ngo ajye mu itangazamakuru yego yemeze avuge ko iryo tegeko rihinduwe kubw'uko hari abantu barikiniyeho. Yego, ibyo rero nimba ibyo bitarabaye, nimba bitaravuzwe, amategeko ahora ahinduka, ayandi ahora yongerwamo bitewe n'ibigenderewe na leta. sinyikoramo nta nubwo nkora mu mategeko, sinzi ibigenderwaho bajya gutora itegeko runaka. rero babikoze kubw'impamvu zabo bwite cyangwa se kubw'impamvu z'igihugu. na kwanza nta nubwo ari impamvu bwite, ni impamvu z'igihugu, yego, sibyo? izo mpamvu rero zizwi n'ako kanama cyangwa se n'abo ngabo bashyiraho amategeko nyine. yego, nta muntu wajya hariya ku karubanda ngo ahamye ashize amanga ahagaze ku maguru y'abiri avuge yuko bahinduye iryo tegeko kubera yuko hari abantu bagaragaye bakinira ku ibendera ry'igihugu. yego, uko niko mbyumva. aramutse ari byo, ngiye kugira ngo nemere ko ari byo, nuko bariya bo ubwabo bajya hanze bakabihana. abashyiraho amategeko. ntabwo umuntu runaka yaza abinyumvisha cyangwa abinyemeza. igihugu cyacu gifite amategeko kigenderaho kandi aboneye. yego, anyuze anyuze mbese areberera buri muturage w'igihugu, bitavuze ngo ni umwenegihugu gusa, buri muturarwanda. none se kuba bari bujye mu igazeti y'amategeko bakavuga ngo umuntu uzongera iki tukigize icyaha, uzafatwa akinira ku birango by'igihugu cyangwa agira gutya na gutya, bakagira uburyo babivugamo, bagashyiraho itegeko rimuhana. ntabwo byari gukunda batarikuyemo. byari gukunda. nese nimba byari gukunda, hari ubwo ari byo bakoze, barikuyemo, barikuyemo kwanza, sibyo? kuba bararikuyemo rero birashoboka ko babonaga bitanakenewe. yego, sibyo? ese ukimara kuvuga ririya jambo cya retrendinga cyangwa se ricicikana ku mbuga nkoranyambaga, of course abantu bose bakabona yuko wasubizaga umuyobozi wagusezeranyaga w'umurenge, hari inzego zigeze ziguhamagara wenda ngo ujye gusobanura kuri ibyo bintu? nazo ibyo nagiye mbivugira aho nagiye nkora ibiganiro hose, kuko hari uwagize gutya akora inkuru muri ba bandi nkubwira bagiye bakora inkuru tutanavuganye, ashyiraho ifoto ya muzehe, ashyiraho iy'uwaribu, ashyiraho nanjye, ati Pierre ari mu mazi abira, aribu yabyinjiyemo. yego, ariko pe uretse no kuba hari na gitifu w'umurenge na Munyesi baho ntuye turaziranye, nta wigeze aza kumbaza ngo burya bya bintu wavuze rero urakenewe aha n'aha ngwino ugira ibyo usobanura. yego, ibyo rero ni nayo mpamvu mvuga ngo ntago twakwemeza ngo bahinduye itegeko kuko hari uwagize ibyo akorera ku ibendera. babikoze kuko babonaga biri ngombwa, barikuramo wenda bitewe n'impamvu ko babonaga bitanakenewe cyane, sibyo? ibikenewe cyane leta yacu irabibungabunga, ikabishakira ibibasha gutuma bihagarara byemye. uri kubona insina yo yajeho igitoki kinini ku buryo umutumba wacyo utabasha gufata ibyo biro byacyo, kandi icyo gitoki kikaba kitarakomera. kugira ngo gikomerere ku iyo nsina itaguye, bashyiraho ikintu bita urwego, cyangwa inkingi bitewe n'agace.
rero ntabwo wavuga ngo leta twebwe abaturage twarayigamba, ubwo ni nko kuvuga ko twagamburuje leta ikagira itegeko ikuraho ko oya, aho nanone haba harimo bya bintu byo kutugonganisha siko biri. Yego, bo bafite impamvu z'igihugu bakoze ibyo bakoze. Yego, kandi nta n'uwigeze adisikita nkavuga yuko ibyo bakoze bitari byo. yego. Byanga bikunda uriya muyobozi wagusezeranyije byamugezeho, ni n'ikibazo kibanziriza cya nyuma. Wigeze utera intambwe ujya kumusaba imbabazi, nubwo wenda kuba warabivuze ntibimugeraho nyine ntago yabyumvise, ariko se nyuma yo gutrendinga nawe akagaragara bikanagaragara ko ari we wasubizaga, nubwo bitamugezeho, wigeze utera intambwe ujya kumusaba imbabazi cyangwa se no kumuhamagara bitewe? Nta nimero ze nagiraga. Nta nimero ze nagiraga, kandi n'ubu nazongera. Yego. Rero umuntu asaba imbabazi biba bisa nkaho uba uri kwemera icyaha, kandi mu by'ukuri nawe ubwe uko abizi, uramutse umutunze mikoro yakubwira ati ibyo bintu nubwo nabibonye hanze ntabyo nzi. Yego. kuko kariya kantu kakozwe gasubirishwa, ibaze ko ngewe bavuga ngo sinsubiramo, ariko bo bagasubirishamo inshuro zingahe? Ebyiri niba atari eshatu. Yabaye eshatu. Eshatu, yego. Rero kereka nyine nuko iyo bigeze hanze bikubitana n'abantu batazi ibijyanye n'uburyo mukoramo ibintu byanyu, babibona bakagira ngo koko twaratonganye. Yego. Ako kariya ni akantu kabayeho rimwe bagakorera dabo zigera muri eshatu zose, bakadaboringa bagasubirishamo bimera nk'aho koko twateranye amagambo twashyogozanyije. Yego. Nta nubwo twongeye guhura n'uriya mu gitifu, uretse ko amakuru nakuruye nyuma yaho ari uko bamwimuye, yarimutse, ntabwo aho twasezeraniye ari we ucyakorera. Yego. ariko ntekereza yuko yaba ari ibintu byamuhungabanyije cyangwa akaba abizi ko ibyo bintu byabaye aba yaragize icyo akora. Nakubwiye ngo afite amategeko amurengera. Ntabwo wafata umuntu ngo mushyire hariya aba atazi amategeko amurengera. Byanga bikunda hari ikiba cyarabaye. Yego. Rero impamvu nta cyabaye nuko nta n'icyabaye hagati yanjye nawe. Yego. So, tugeze ku musozo, hari nyuma y'ibyakubayeho cyangwa se nyuma yo kubona wamenyekanye, uzi ingaruka wagiye ubigiramo, n'ubuhe butumwa uha abantu badukurikiye n'abantu muri make bifuza kujya muri social media n'abagezemo bumva bazikoresha gute? Message yihariye tugana ku musozo. Reka mpere ku bagenerwa butumwa bwanyu mukomeza mubaha. Mbifata nk'aho ari ubutumwa kuko mubishyiraho kugira ngo babirebe. Yego. Kandi mugerageza gushyiraho amatitire n'ibintu biri bubakurure kugira ngo babirebe. Icya mbere navuga ku nkuru zikorerwa kuri social media. Yego. Habamo ukuri gukeya, habamo ukuri guke. Ariyo mpamvu abumva cyangwa abareba bakwiriye kujya bikorera ubusesenguzi bwabo. Yego. Ibintu babonye ntibahite nabo babimira nk'aho ari ko kuri kwa nyako, bagende basakaza inkuru. Yego. Hari umugabo umwe bajyaga bamubwira ati umugore wawe atumereye nabi, ahora ateranya abantu, abateranya. Umugabo atari ku mugore wanjye ko muzi ari njye wamwishakiye, umugore wanjye abateranya gute? Yego. Ati nimba bikora nzabyigenzurira mbimenye. Umugabo aragenda ajya mu buriri, ararwara, araremba, arititiza, arajegeragera gute. Umugore amusiga aho ngaho, aramubwira ati rero mugabo wanjye hangane, ngiye ku rusengero, ngiye gusenga, Imana iragukiza. Umugabo yahise abyuka, aragenda ajya ku isoko aho ngaho ku kabutike, agura igi rimwe, araza arishyira impande y'uburiri,
mu twenda yazingazinze nk'urwari rw'inkoko ashyiramo igi, amaze kurishyiramo umugore we arashyira arataha asanga umugabo yakize. Ati none se byagenze bite? Ati cyari kindimo cyamvuyemo. Ndetse n'igi kitireba impande y'uburiri. Dase hari iki? Tise ntacyo ubona. Umugore arebye ahabona igi. Ati none se ko ndeba ari iki? Ati wahora ni iki? Ati ko nagiye kumva nkumva ikintu kiraje nareba nkasanga ni igiti, iryo gi niryo nateye. Ati wateye igi? Umugore agiye gukira induru ku munwa, umugabo aramubwira ati sigaho. Ibi bintu bivugiwe hagati yanjye nawe hano mu cyumba cy'inzu yacu. Uramenye sinzabisange hanze. Ni ibanga y'urugo. Yego. Umugabo yikojeje mu gasantere, uwo bagiye guhura wese akiruka. Uwo bagiye guhura akiruka, agiye kwinjira mu kabari yajyaga anyweramo icupa, bamwima karibu barakinga. Yego. Mushuti we harimo inshuti ye magara, buriya niyo mpamvu nakubwiye ndashaka inshuti sinshaka abafana. Yego. Harimo inshuti ye biravuga ati ariko nubwo bari kuguhunga reka nze mubwire. Yego. Ati umugore wawe niwe wasakaje inkuru y'uko wafashwe n'amashitani usigaye utera amagi uboshye inkoko. Umugabo we yatashye yumiwe, ahita abona koko ateranya umugore we atari umunyamabanga wa nyawe, yizera ibivuzwe byose atabanjije kugira gukora ubushakashatsi bwiwe ngo amenye umuntu yatera igi ate. Rero niyo mpamvu muri message mereza abumva inkuru zo kuri social media bajye basesengura bamenye ukuri kwa nyako ko ibintu birimo, apana kujya bafata ibintu byose bumve ngo kanaka yavuze. Rege ibi bintu bifite abantu benshi bitunze ku buryo yabura inkuru yayibona ntago agomba kumara iminsi ngahe adashyizeho ikintu kuri cano yaba hadi. Icyo gihe rero kuba ukuri kube atari ukuri, yes, abagomba kujya gute, abagomba gushaka inkuru ashyiraho. Yego. Hanyuma kubakoresha zino mbuga ari mwebwe mutanga ubutumwa nyine, mukwiye gushyiramo ubumuntu mbere na mbere. Yego. Mukamenya ko umuntu mugiye gukoraho inkuru nawe ari umuntu. Mukamenya ngo si iyi nkuru ngiye bayimvuzeho byagenda gute, naguma ndi uwo ndiwe cyangwa hari icyo byanyangizaho. Yego. Kuki wangiza umuntu ubizi neza ko ibyo ugiye kuvuga nawe babikuvuzeho byakwangiza. Bakeneye ubumuntu mbere na mbere. Ubumuntu nibwo bukenewe kuko ari inkuru ndaya nkabona ubumuntu bwaratakaye. Yes, iyo message niyo numva natanga ku mpande zombi. Ubu uratuje, urashyitse, uri umugabo ushyitse rwose. Pierre Hanza hari kubarizwa mu ki n'ikibazo cya nyuma mu ki mu bijyanye n'imikorere? Bo ndacyari mu kazi kanjye. Ibindi ndi guteganya gukora, mfite indirimbo zigera muri 3 za gospel zanditse ariko zitarajyanwa muri studio. Mfite chano nakoze ifite Muhire Pierre official. Se buri yita ntabwo nsubiramo ko byari no kutumirebwa cyane. Nari nabanjije kubikora, mfata Muhire Pierre official, hanyuma mfata Muhire Pierre sinsubiramo mbishyira entre parenthèse ariko nageza iyo titre nyikuraho. Uko nayo nca okay, ni Muhire Pierre official niko chano yitwa. Harimo haracaho comedy zanjye, ntago biragera ku rwego rushimishije ariko kandebe ngo bitewe n'ubufasha bwanyu, abanyumva abajyeho bagakora subscribe, abumva hari ubundi bufasha burenze twafatikanyamo ibintu bikaryoha bikagenda neza. Hari ibyo nari natangiye bantera ingabo mu bituga ibintu bigakunda natwe tukagera aho tugera. Yego. Nkushimire cyane, reka nkushimire Muhire. Yego. Kandi nkwifuriza urugo rukomeze rukomere, ngo uzabyare hungu nakobwa. Hungu we waramubonye, ushake nakobwa.
nkwifuriza ko rwanakomera rukirinda amagambo rukakomera nyine unsurize n'umugore umubwire ati wa munyamakuru mwongere murahura araye gusuhuza nibiba ngombwa nimutwemerera tuzanabasura ko twebwe twifuza no kuba twakongera twabasura tukabona tugasura urugo nyuma yo kwibaruka nkushimire cyane. Yego urakoze cyane. Nshimire we twatangirana iki kiganiro tukakigerana no ku musozo. Nshimire wowe udahwema gukora subscribe, share na comment. Tuzabane mu bindi biganiro. Nge nari niwe Jean d'Amour. Shalom shalom, asra vista.